Reka nkwiye kugende nta kibazo. Ni inzira nyene itambukira. Mbwe musigare mu byanya. Gerayo ugaruke hakiri kare. Nta soni ufite. Ariko uno mukobwa ntabwo yoroshye. Mwabibonye? So wibonye? Wowe urifata ukankoza ibiganza byawe ukafata ku kibuno. Ese boss agiye he ko mbona? Ni wowe boss? Sawa. Kuri hanze se meze bite? Namaze gukomanga ndategereje. Tegereje iki? Uri kwa kazi nawe hano? Naje kwa kazi. Ndabona utamudokamuna kandi abazi ibyo ndeba. None se uje gusabira akazi nyuma y'urugi? Ntabwo nje gusabira akazi nyuma y'urugi nuko ntegereje ko bakinguye we nako bakinguye nakomanze ndategereje. Ese ko mbona nambaye gutyo ubwo mbona akazi. Ni wowe se ko wambaye gutyo? Sibona nambaye. Nambaye neza nk'uje kwa kazi. Usenye nambaye nabi. Ntabwo nabi da. Ari wenda ufite amahirwe kukaba. None se umwanya uhagaze aha ngaha nta muzamu bagira, nta sekirite bagira kubera iki uri mu rugi? Bakumanza uzumva kukingura. Ntabwo mbizi nyine ndategereje. Wasanga utanarebye ko anakinguye wowe ndabona ufite ubujizi bwinshi. Urabona adakinguye? Sinzi ngo ikintu uri guteka mu mutwe wawe. Bagajanye bakira n'abakiriya bose bazatugana. Wagira ngo nyine ntabwo natanze agaseke. Oya nakize byangura ki nuko mari hagaranga kenshi. Nari neza. Murabizi. Ko mufite ibyangombwa se. Aratuje gusaba. Muje gusaba akazi. Nari mwaje kuvuga ko uzaza mu Israel. Nawe usiye gusaba akazi ko ufite amahane menshi Ushinzwe iki hano? Ntabwo ubusore bw'urwo nkaburana. Ubwo niyo ndeshyo amakirana kwihuta. Yageze umunsi mu gutwenda. Yageze umunsi muzi nari niteguye. Ndabona warize muri setani. Ako se none ibi ni ibiki baho? Uyu ni umuyobozi uje kukoka byara. Aha. Sinzi cyane uturutsemo. Erega nta Sinzi cyane uturutsemo pe. Mbese umuntu wese ubonye wamuha ibyangombwa byawe. Mbese abantu batanga akazi bagira amasura. Ariko Uri umuseriveri cyangwa umugabo? Kubaza. Nawe uje hano gusaba akazi cyangwa ufite iki kugenza?
urabona aje mu butembere twihangane ariko mu byanzanye hano ntabwo nafite gahunda yo guhura n'umuntu nawe nature byanga bya nibwo mbuye buryo mpano ndi iki hano wakwihanganirwa utamenya ariko naragenze ndabona nawe uje gusaba akazi cyangwa ufite iki kigenzi urabona hano se ahubwo se urabimbaza nkande ko cyo gitewe chance ndetse urabimbaza nkande ushaka ariko turaziranye byanziranye nawe iyo rega wamfashe nyina kunyamenya n'umusore bw'amafuti we uzacunga rero ko gasa n'injo bajya mu kari ari mu twihangane amahane menshi ariko se kugira amahane ntabwo bose ari hawe bihura n'icyo no kuza gusaba akazi shaka umuntu uza muri ibyangombwa byawe wakwihanganira ntabwo uri ibyangombwa byawe boss uvuga utyo wihuta ibisi ahantu twerekeza iso urahazi biki ko numva ibintu wabigize kutwe cyangwa se no ko ntabwo ari umuntu nawe tuvuganire iki rero sibyo jana umuzanye yawe muri gusaba akazi niwe bohereje se ngo ibyangombwa byawe ndebe ko byuzuye tukwemeye gukora ikizamini ndabisubiramo ibyangombwa byawe ndebe ko byuzuye tukwemeye gukora ikizamini tumenye ko ukwiye akazi akiri nimbarusheje akiri wabikunze se ntabwo ari kukazi na yewe ntabwo ari kwinginga ubundi se ubwo warize uzi ibyo ujya gusoma aho ngaho naba ntarize uzi uwo ndiwe hari aho tuziranye nyine nkubaze hari aho tuziranye ngaho cyangwa kuba washyizeho isakame soma wintera hindura soma ibyo usoma usubize ibyawe wasanga inzara ikotsa amara urarampahira cyangwa urangamura uzi uburyo nageze hano cyangwa icyanzanye nturebe naje amahano ufite ntabwo ari ay'umushomeri udatuma ngira wakabaye ufite nka Kigali hayiteye nako nawe urampahira waretse gusubirikana utanazi mu mabuye bwa mbere umuntu aba ntibimwa kwa nta nubwo byabura ndabona warize Nyamirambo ikibazo cy'impamvu y'ikiri ushinzwe kugenza ibigo byose nagiye niga ibyo bimaje tega amatwi rero bya nimero uramuvugana namwe ngo mubone nimero zawe hano hari ikizamini mugiye gukora kumwe nta kibazo ngiye kwitwa gana ntabwo byanditse aho ngaho se ubu uko witwa cyangwa nta kazi ushaka ariko kuki musuzugura abantu mubonye mutazi n'abari nitwa Debora urakoze hano hari ikizamini mugiye gukora mwana we cyamba na kuri iri zuba muragikora ku minota 30 numara kugisoza hari undi uza kuza kugikora ntabwo arazi ko muri batatu umusore mugiye gukorana ntabwo arazi muri batatu nimwitwara neza mwese bansubize ibyangombwa byanjye ushobora kubifata umwanya munini ukanabyangiza ndabona nazo ukunze namara ibindi kuhagera bitekerezo nkandi nawe arakora ibizamini namara kubikora turamenya ko tubihereza nta gutinda rero mwinjire bereka aho mwicara noneho mutangiye ikizamini cyangwa byawe n'ubundi humura gisubizemo neza ubimeze ko nabiguhaye ushobora kuza kunyinginga mwinginga mu biki mwinginga mu biki uzi ko wibonesha cyangwa hariya abanyamahanga muribuka ko mbabwiye ko ikizamini gifite iminota 30 murabibuka ibi ngibi ni bitatu ariko buri wese arafata iki icaramo hari hagati hano nicaye akubangamiye icara hari hagati ntabwo wumva ibyo ntabwo uzi kugenda ahereye ngufata nk'umwamikazi wabigendeye ngaho uvugana shyira ibyo bintu byawe hasi kose we terura sakame yawe ufate n'ibyangombwa byawe ubishyire ku ruhande ndabona wigize nk'aho ari wowe nyine hano hose n'ubumenye se urakora iki ntimenya ndakora iki nta magambo menshi dufite hano akira murakoze iminota 30 mbese ni ibiki ahubwo n'aha ngaho ubishyize haricara utanyibira ibintu biri mu ishakoshi yanjye ntabwo ndi igisambo ndabona usa n'umujura utangora kandi ugenze gakeya ushobora no kugikora nta mutekano ufite na ishakoshi yanjye mereza ibyanjye ndayicarana hano mereza ishakoshi yanjye nakwizera gute umutekano wayo iri hariya izi miliyoni z'imari yawe twaganiriye byinshi urahitamo urabyicarana
ngoma ubikore gishanyure cyangwa ukore Kizamini. Makuka. Kigali irabaho. Aha. Munyarutse. We kuza wihuta ubu. Amasaha yamfashe mu gatera. We mukunzi ko watinze cyane. Amasaha yamfashe. Abandi bamaze inota 20 batangiye Kizamini. Amasaha yamfashe akamutura nyihangana. Ariko se mwa mushaka akazi cyangwa mwa mugashaka? Inota 20 cyane gitagiye nturahagera. Hajemo ibibazo rwose mwihangana. Okay. None mugire. Andira. Okay, ntacyo icara. Kizamini gifite 30. Bamaze gukora inota 20. Ntabwo ndi mubi cyane ariko ndakongera inota 10. Bivuze ngo waragikunda 20. Nizere ko uza kutwereka ko ushoboye kano kazi ugiye kwanga. Ngaho nyarutse. Nta muntu wemerewe kureba ku wundi, buri wese arakora ibiri mu bwonko bwe. Wabyumvise? Komo ni sesemi yakurenza. Uragikora nawe wigira. Wande ukamahoro mwikorera ibyanjye. Sawa ni mukore. Ese boss turandikisha iki? Nakaramu tegura. Namwe se nakara mufite. Nawe wasaze muramwita boss. Gira mubwira gase. Boss raho turwanyisha amatwere kandi ubona ari marembo. None se niba mutekereza neza. Ni gute waguruka kifata ukava mu rugo iwanyu ukaza ko Kizamini nakara mufite. Ntabwo mbyumva. Urazi duhose cyane ntabwo uzidatumiza. Nimara kwiguranyisha. Ushaka ko tujya kuzibariza. Ahubwo se wicaye utwe nakara mufite umva gukoresha iki? Bandikisha amano. Nana ndetse kunzamuraho urusoko. Niba udabye. Ase mwa ushaka akazi cyangwa mwa aho gutyo gusa. Urambaza. Ngiye kuba ikaramu zanjye. Ariko bikimenyetso. Aho muzajya mujya hose mu Kizamini cy'akazi. Nta byimenyetso. Bimenye igikwiye kujyana. Niba ushaka kudufasha dufashe nyine turazi gusubiza. Turabaje wasa ku buryo twazijyana. Oya nagukunze cyane. Ufite umutwe uremereye. Urawutuwa wawe se? Ase muko unywa ibiki? Ibyo nanywa byose naba ntakigera. Nta nubwo ureba ku bandi uko batuje. Buse nuko batafite umuntu. Cyane igikara cy'ukurya. Mba nkubwire. Utareba ufite inzobe wagira ngo warikoroze mba mubaze. Ubundi ashyira. Sinjibona tuje mu kintu Kizamini. Mani zandinde kongera nawe mateka. Patrick aramukora Kizamini wa. Giye wahereke. Unyarutse kandi. Amasaha Kizamini yageze. Ubwo buri wese yaragejeje araduhereza akosora turabireba. Wasore? Byose wabikoze? Shakuri mu mukozi? Era mama wacu wabikoze byose. Ushinzwe ikisa wanjye. Inyaya mwisunzu. Twese twarangije ndabona turakorana n'abana beza b'abahanga bagakora neza pe. Ubuse n'ibyo debe rikwegereye nawe uramushyira mu beza. Nako ni umukobwa da. Warunzamukanye. Nzamurira kamere. Okay. Ubwo mutegereze rero mu kanya ndabahamagara musange boss muri office. Yego? Sawa.
Amakaramu yose tutayajyana. Cyangwa uradusigiye tutayajyana. Wabera ugeza akenge. Reka nyatwara. Ese nsanzwe nabukiye. Naragufite nyaboneka. Nyumva nabari. Numvise mvuze nti. Sawa rero mutegereze. Sibyo? Byari byoroshye tuzakorana neza abagira amahirwe twese abagira amahirwe bagatsinda buri umwe azakorana n'undi neza nta umenyereye gukora izi kazi zimeze niko byagenda kose ngo kubona kano kazi byose zose byacamo ahubwo reka njye gufata n'akayaga none ntabwo wumvishwa gatubwiye gutegereza resulta wakwitonda kaza ukabona n'akayira nigende wose ushinzwe iki hano ushinzwe iki hano muri make nyine wategereza kaza akagura uruhushya kuko byose birabarwa na discipline uruhushya se namusaba uruhushya nkandi birabarwa na discipline kandi ni nama mugiri mva mbabarira iyo njye gufata umuyaga nimba mutegereza ibyo mutegereza kwihangana sindihangana mu biki byananiranye Deborah wakera. Musi ndihangana mu biki niba ikizamini cyarangiye ntabwo nemeye no gusohokera nkajya gufatira umuyaga hano se ndi imfungo reka nkwiye kugende nta kibazo ni inzira nyine nitambukira mbwe musigare mu byanya gerayo ugaruke hakiri kare nta soni ufite ariko uno mukobwa ntabwo yoroshye mwabibonye si wabibonye wowe urifata ukankoza ibiganza byawe ukamfata ku kibuno gusa bigutwaye iki ariko mana yanjye mba nkubwire niba tuzanakora ntabwo byiza gusa muri uyu mwanya muhaye gasopo n'undi mukobwa tuzabona utari njyewe ntukamumenyere uko umumenyereye nta soni ubundi wowe ubwo hese ubwo nawe wabona akazi dore uko reba n'ibiderede byamusasiye ndakubwiye ngo n'ikindi gihe n'undi utari njyewe iyo bagitsina gore ntumba nambaye gutya ndi ugire ngo nzi agaciro kanjye kandi ndiyubaha ntabwo ndi gukorwa n'insoresore zose noneho nuko suko wenda hasi yose wiriremburisha amaso ntabwo uzi kuvuga yenda badasaba batazana resulta bagasanga ukiri mu magambo gusa nkwaye gasopo n'ikindi gihe aho uzambonera hose ntuzongere kuntinyuka sigaye n'umunsi kumeza garugaruka ibizamini atoroshye yego bose ubu noneho nta kibazo wareba uko uhagera kugira ngo turebe niba nakumva turahereza akazi ndabizi ko n'ubundi batarakumenya ni abana mu gakino bihurira bose byose nabirangije ababonye ariko abakobwa numiwe iki ni ikizamini cya Deborah wa munyamahanga mushize w'isoni mva nanjye byanshanze noneho uyu ni agape ubu ni wa mukobwa wicaye ku ruhande ko ndabona mu manota nta kibazo afite amanota meza kandi nawe nabibonye discipline yo ingerwa ku mashyi kandi ntibazi ibyo twakinaga abana b'iki gihe rero kubera kutagira experience basuzugura mu munsi babonye kandi imana ntibaba bazi ko nyamara ushaka gusuzugura umuntu ugasanga usuzuguye niba uzakenera gusuzugura arifata gute ntabwo usangamo hano ariko nawe uzi kwakitinga reba ukuntu wabyitwayemo hariya ni business uzi ko nakubwiye nawe nkagira ngo uranyirukana ugomba kwifata nk'iyacu niko biba bimeze ariko ni nabyo kandi ngushimira icyizere wangiriye nawe uriya wabamuriye akazi katoroshye ngomba kugerageza ibishoboka byose kubera ko akazi umuntu atitangiye ntabwo kagera kure
buriya umuntu aba abonye umuntu wa nyawe neza cyane ukamukoresha umuzi atakwishe. ariko icyo nabonye nubwo ari umunyamahanga ni umuhanga byo biragaragara ku mpapuro. ubuse buriya tumushyize ku murongo ntiyavamo. Nibyo nari ndimo gutekereza. Umuntu yamuganiriza akese akareba akamuganiriza buriya nibura namenya hari abantu buriya bitwara neza ariko babona babakoresha ariko igitutu cyo cyumukoresha. Hari n'abantu basanzwe baba bifite discipline ari kamere ari discipline yawe. ubwo rero ugafite amanota ameze gutya nta kibazo. Ikintu uko byose byari kuba biritaho namuganiriza tugende tureba nyine igihugu kigenda. Buriya bari kumwe se wamubonye gutera agape. Buriya agape nta kibazo azi kwitwara nyine. Nibaze ko banamurisha amanota ariko nawe afite ahandi yamukurikiye muri discipline agape. Wabonye ko umukobwa utuje. Niyo mpamvu ibintu byose nyine turabanza tukareba nawe wasanga ari ibyo twishema ahubwo uriya watugaragarije twasa ugasanga ibi nawe ni hatari. Umuntu aragerageza amuganiriza arebe icyakorwa. Tubahamagare baze bahamagara dore ariko hagati aho ntarabahamagara twari dukeneye abakozi babiri abakobwa babiri ngo utakimbwiye bari babiri kandi baje ari babiri banabikoze neza sintubaha akazi bose kandi ari byo nkubwira ngo uyu nguyu ufite discipline twabonye discipline ye ari nkeya ni nko kumugira inama tukagenda yenda yivuriwa ikagenda neza. Nuriya nawe kandi umukozi wese nagahita abona contrat determined direct amushyira muri probation tubaze tumugerageza turemeze murakoze cyane abundi bose bapasinze kandi tuba tubiriye kwihangana tukareba noneho ubwo igisigaye no kubahamagara bakaza hano tukabagira inama cyane ko nawe wabyiboneye wababonye neza. Nababonye reka noneho mbazane baze baganirize nta kibazo babwira. Sawa murakoze cyane. Igipapuro cyawe cyo ndaba nkibitse nta kibazo. Ese boss agiye he ko mbona ni we boss? Yego gape ubona wapasinze yabikoze neza na discipline abonye ushishoza keretse wenda habayeho ukundi gutungurana kuri wewe abundi bigaragarira amaso wapasinze. Congratulations. murakoze. Nose ko ni we boss? Yego Debora karame boss. twitonda tukaganira tukavugana Ikibazo rwose. amanota wagize ni meza ariko imyitwarire no mu gihugu tubamo umuco nyarwanda habaho kwitonda ariko nanone nta uburyo wabikozemo byabaye byiza urangije urabyica kuko akazi uje gushaka urabizi uko gateye. Nukuri ndabyumva kandi ndabasaba imbabazi n'ukuri kuriya mwabonye nitwara kuriya ntabwo ariko nsanzwe meze. Uyu mugenzi wanjye nawe aranzi umusanzwe ntabwo nsanzwe ngira ubusohoka kuri ntabwo nabamenya hari habaye kutamenya nza kubimenya ntabwo nakwitwara ndabinyize mu mbabazi. Ntabwo byumvikana ni gute usuzugura abantu utazi
mbere message nazibonye muhire yanyoherezaga ati hano hari umukobwa yashatse no gusubizayo utaranafata n'ikizamini ntabwo ari uko umwana w'umukobwa kwiye kwitwara nawe n'imyaka uri urashaka akazi nyine amakosa yose ndayemera ntabwo nanamenye uwo ari we niyo waba utamuzi ntabwo ari ngombwa ngo ugaragaze uko uteye uri gushaka akazi ngo ugaragaze amashagaga nk'ariya gusa ndemera amakosa yose kandi asaba imbabazi nuko ndabinyinza kano kazi ndagakeneye amagambo wabwiraga muhire urayazi uriya uramuzi ko yitwa muhire nari nzi ko ari umusore feri wano cyangwa umuzamu birashoboka ko ari imyaka ariko ufitemo ugomba kugabanya ariko nanone nta umvaga pe nawe nubwo witonze akazi ugiye gukora ntabwo umuntu agomba kugukora uko yishakiye ariko nanone hari uburyo umubwiramo mu kinyabupfura kuko dukeneye abakiriya kandi dukeneye na respect ku bakozi bacu sibyo Debora karame sinzi ariko nizere ko ugiye kubikosora ni ukuri mumbabare mukamba akazi byose byahinduka nakora neza cyane ngatanga umusaruro ni uko nuko mbonye kuri ntabwo ariko nsanzwe ni uko waje ukankuraho nyine birambangamira n'undi muntu utari wowe nashyira mu mwanya wanjye sibyo byadutunguye cyane amanota wagize byagufashije rwose muhire nawe yatunguwe kuko ubundi muhire yaba ari we bosi nta n'ubwo wowe winjiyemo hano ko wamusuzuguye biri nimushaka muhamagara ndamusaba imbabazi n'ubundi mugiye gukorana akazi ndakabonye nanjye yego bosi wakabonye murakoze ni ukuri murakoze gushimira ni byiza ariko menya ibyo ugiye gukora sibyo ku munsi hano hari amakamera turagenzura everyday njye ntabwo ariko nsanzwe kurira mu ntabwo ni ukuri akazi nzagakora neza pe ni mu icyizere cyane congratulations mwese mubonye akazi murakoze cyane cyane mwitegure ibintu byose ni ukuvuga igihe nicyo kintu cya mbere gikorwa hano nicyo kigenderwaho discipline ubundi ibindi bigenda bizamuka ugera mu kazi ngo ahita agakora neza rero nta kindi gisigaye ni ukwitegura itariki yayibabwiye welcome muze dukorana murakoze cyane sawa bose murakoze cyane ukuri murakoze mugire umunsi mwiza ubwo gahunda mwayumvishe muhire arazabahamagara nanjye nomero zanjye ziba ziri hariya kuri reception mwanjye nta kibazo mwemewe kumbwira everything about your problem murakoze kugirira icyizere sawa rero akazi keza umunsi mwiza